Burya ya ntambara yabaye umurandurazuzi. Abantu batekerezaga ko ino ntambara ishobora kuba yakemuka ndetse kandi ikanarangira vuba na bwangu. Nyamara ku gihushane cy'ibyo abantu batekerezaga, intambara yo yabaye urusobe kugeza aha. Mossad nawe ngo yamaze kubyinjiramo, aho nayo ubu ngubu ngo hariho gahunda yo kwivugana Ayatollah Ali Khamenei. Uyu nguyu umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Uyu nguyu ngo niwe wari ugezweho nka nyirabayazane n'ubundi kugira ngo ari ubanza kwikizwa kuri Tel Aviv. Tel Aviv yo itekereza ko nta kintu cyari gikurikiye uretse kwikiza uyu muyobozi Ayatollah Ali Khamenei. Nyamara ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuyobozi wayo Donald Trump ngo bababujije Netanyahu kuba bakikiza uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran. Bakimara kubikora gutya ngo ahubwo ngo babonye ko uyu nguyu ndetse ngo atari nayo mpamvu, atari naco gihe ca nyaco cyo kuba bakikiza uyu muyobozi w'ikirenga, ahubwo ngo icy'ingenzi kibikwiye kubaraza ishinga ngo kureba uburyo basenyura ibigo byose bikora ibisasu bya nucleaire ndetse n'ubundi buryo bwose n'ibindi bikoresho byose bya gisirikare. Ibi ngo nibyo bikwiye kwibandwaho aho kurugira ngo bibande kuri Ayatollah Ali Khamenei. Uyu nguyu niwe ngo wari tageti mbere y'uko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibyinjiramo. Nyamara ngo Mossad yari yamaze n'ubundi kuba yabikora cyangwa se yabigera amajanja. Hari n'indi nkuru ivuga ko ngo ibi byose nubwo biri kuba bucya muri Iran, ngo hari ingabo n'ubundi za IDF za Israeli zo ngo ibingibi byagiye gutangira bo baramaze kwinjira muri Iran indani. Nyamara abayobozi cyangwa se n'inzego z'umutekano za Iran nta makuru bari bafite ya nyayo, ariko kandi ngo niyo mpamvu batunguwe gutya kugeza ubu ngubu. Iran irongeye kandi nk'inkuru y'ubundi y'umutwe nk'umutwe n'ubundi w'inkuru yanditswe n'ikinyamakuru c'abafaransa c'abongereza Reuters. Iran yongeye kandi gushaka kwihimura kuri Israeli. Nyamara nubwo biruko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri ku ruhande rwa Israeli ndetse na Tel Aviv. Ibindi bihugu byinshi nabyo biri gutekereza ndetse kandi bikanagerageza no kumvikanisha uburyo bihagaze ku ruhande rwa Iran. Nubwo batabivuga ngo berure, ariko nyamara abasesenguzi benshi bagaruka neza banumvikanisha uburyo ndetse n'impamvu nyamukuru ibi bihugu bidashaka kwerura, ariko kandi bigashaka gutanga ubuhamya buzimije ndetse n'ubutumwa bwumvikana ku kigero cyo hejuru kuri Israel na Tel Aviv ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran iravuga ko hari ibindi bihugu nayo ubwayo izongera kandi kagabaho ibitero mu gihe ibyo bihugu byagerageza kuba byafasha Israel na Tel Aviv. Kugeza ubu ngubu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump byavuzwe ko yanze umugambi wa Israel wo kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Aya makuru nubwo Israel na Netanyahu nabo batayemeje gutyo, ariko kandi nta nubwo bigeze bayahakana mu mvugo za politiki. Aya makuru kandi yatangajwe n'abayobozi batatu bo muri Amerika. Donald Trump bivugwa ko yabwiye Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ko kwica Khamenei atari igitekerezo cyiza nk'uko umwe mu bayobozi yabigarutseho. Mu kiganiro yagiranye na Fox News, Netanyahu ntiyemeje cyangwa se ngo hakane amakuru avuga ko Trump yamubujije uwo mugambi wo kwivugana Ayatollah Ali Khamenei. Yakomeje agira ati hari amakuru menshi y'ibihuha ajanye n'ibiganiro bitigeze bibaho, kandi ntabwo ndibuje mu mizi muri iyo ngingo, ahubwo dushaka twabisubikira hano, ibindi ababifite abari kubivuga nibo babifiteho amakuru ahagije. Ariko kandi cyo nakubwira nuko dukora ibyo tugomba gukora, tuzanakora ibyo tugomba gukora, kandi numva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibifitiye akamaro. Sinshaka kubyinjiramo wenda ngo tubijemo cyane tubyinjire mu mizi, ariko icy'ingenzi nicyo tuzakora kandi nicyo gikwiye n'ubundi ku ruhande rwacu kugira ngo dukore ikizarengera abaturage ba Israeli ndetse n'umujyi wacu wa Tel Aviv n'ibindi bice byose bya Israeli. Gusa uko byagenda kose Iran nayo iravuga ko izihimura byanga byakunda, ataka gahugu gato byange bikunde kazarangira. Uyu muyobozi wa Iran nawe akubita agatoki ku kandi nkuko ibinyamakuru byinshi bigenda bigarukaho, ahubwo ino ntambara bikavugwa ko ngo ishobora gufata n'ibindi bihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi. Umuyobozi umwe muri Israel yabwiye CBS News ati mu by'ukuri Israel ntigamije kwica abanyapolitike, ahubwo turi kwibanda kuri gahunda z'ingufu za kirimbuzi nuclear weapons.
n'iza gisirikare. Ntabwo kandi ntekereza ko umuntu ugena iby'izo gahunda akwiye gukomeza kubaho atuje kandi yisanzuye kuri uno mubumbe. Kuva mu kwa gatanu Isiraheli kandi yatangiza igitero kuri Iran. Ibi bihugu kandi byombi bikomeje kandi gusubizanya, buri kimwe cohereza ibisasu ku kindi, nyamara kugeza ubu ngubu ntiharamenyekana neza aho urugamba rwaba rugeze n'aho rugana ndetse n'aho rushobora kuzarangirira. Gusa kimwe co, bose baracari abasore kandi bose barasa naho bari gukandana, gusa nta n'umwe urataka. Ariko uko bigaragara bivugwa ko ngo Isiraheli yamaze kwinjira indani muri Iran. Ubu ngubu hakaba ngo hariho operation ya Mossad yo kugira ngo bivugane Ayatollah Ali Khamenei. Nyamara ngo ibi ngibi byaje kuburizwamo ngo babanze bite ku nguvu za nucleaire, arizo nuclear weapons zikorerwa muri Iran, ndetse ngo n'ibindi bikorwa byose bya gisirikare. Ibi ngibi ngo nibyo n'ubundi biri gusenya ndetse kandi no kumaraho bishaka, ndetse bifite na gahunda yo kumaraho Isiraheli. Gusa ku rundi ruhande abaturage ba Isiraheli bo bari guhabwa ubutumwa bwo kugira ngo bakore ibishoboka byose begere ubuvumo buzabarinda ibisasu bya kirimbuzi bishobora guturuka muri Iran. Nyamara nubwo biruko, Uburusiya nabwo bushobora kuba bwinjiye muri no ntambara, Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu. Uko byagenda kose iyi ntambara hari n'abibaza ko ishobora kuba ya ntambara ivugwa mu gitabo gitagatifu ko izaba ari iya nyuma. Gusa kandi hari n'abandi bavuga ko ngo iyi ngiyi ishobora kuba intambara mbi kurusha izindi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, kubera ko ibihugu byose bikomakomeye byamaze kuyinjiramo. Ibyinshi biri kubitangaza, harimo Ubushinwa, hakabamo ndetse n'ibindi bihugu byinshi by'Abarabu. Aba bose barakubita agatoki ku kandi bati Tel Aviv igomba guhinduka ikanashiraho burundu n'ubundi ni igihugu ca Iran. Nyamara Iran nayo iravuga ko byanga byakunda Netanyahu ubutegetsi bwe bugomba kurangira byanga byakunda, ati intambara igomba kurangiza Netanyahu. Netanyahu nawe ati byanga byakunda Ayatollah Ali Khamenei nawe byange bikunde arashirana na Iran ye. Uko byagenda kose ntimuzongera kandi kutugabaho ibindi bitero ukundi, aya niyo maherezo. Biribazwa rero aho ino ntambara ishobora kuba iri kuganisha kugeza ubu ngubu, ariko uko biri kose bose barahanganye, nta n'uratsitsura ubundi, uretse ko Iran kugeza ubu ngubu ariyo ikibabaye kurusha Isiraheli. Nubwo yamaze kuba intambara ya politike, ishobora kandi kuzamo n'intambara y'ubucuruzi kugeza ubu ngubu, buri umwe wese akaba ari gufata ahashoboye ndetse n'aho ari kubona hashobora kuzava inyungu nyinshi. Bivugwa ko rero wari umugambi n'ubundi wo gukuraho umuyobozi wa Iran, uyu nguyu ngo ushobora kuba waburijwemo, ahubwo ngo babanze bibande ku nguvu za nucleaire.